umukobwa wacu w'umwangavu Shaddy Boo gipfundura amabere ngo takora bivugwa yuko ifite abana babiri b'abakobwa ngo bose biga mu wa gatandatu segonderi wari agasore k'ubudirede kamunywesheje amayoga atari United dini ngo kamurambika ku gitanda ngo karamusokobeka iradizi kamukubise ibiboro bro. Ashaka abakobwa b'ikigali n'ubwo barya ariko nabo batanga ibintu pe barabitanga n'ukuri. Ndi umuntu uri kujya kwa muganga kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko bazinjije. Ibyo bintu nubwo bihagazeho ngiye bwo wenda ntibizabyemeza. Ariko yagiye kwipimisha. Nyine agiye. Ariko ntabwo umukaraze yaje ari umucengezi mu rugo rw'abandi. Bari babizanye ko nibaje yikore n'amayoga bakanayasangira, bari babizanye ko araziwe. Bagira n'ibihe byiza muri mwe. Bagira n'ibihe byabo ntazi ngiye uko byagenze. Oh my God. Nawe ngo buriya bwana bwiberamo amasaha 6. Ibaze Shaddy Boo yacibwamo n'abantu benshi. Ariko mu gitondo yabyutse arandika mu cyongereza cyinshi cyane. Aravuga ati yewe umwana yantatamuye kabisa. bombastic side eye. Umwana yancumise bikomeye. Umunyarwanda aciye umugani ngo utazi ingaruka z'igitsina gitsindagira mu kindi. Maswele bo. Maswele. Yewe data we mana nyagasani we mana we mumbabarire munyumvire ngo ku buryo none ashobora kuba ngo yanasamye we yoko yowe akana ngo kamutatuye bikomeye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu Shaddy Boo atwita inda yakabwa. Kandi iterambere rigeze umuntu yafata igitsina cy'umuntu akajya kugiseseka mu kintu cy'undi noneho umumama ugana gutyo ukajya kugisesekamo nta rugushya ufite. Birashoboka aba yanyweye inzoga yasa. Aba mama mfata ku ngufu nanjye hari igihugu twakundanye cyabingoze birashoboka cyane. Kinyiba umugono numva birambabaje. Kandi twe nk'abamama twabyaye iyo tumaze igihe tutabikora turongera tukaba amasugi. Uzi ko navuye amaraso icyo gihe umva mana yanjye Kaveho uruhu. Wagize ute? A few moments later. Ariyo dusabe mukubita bwa mbere yari yakinye. Naramukariso turjyana. Ara. Namubura. Nani kimwe twari turambara nari nashyizemo n'icupa. Nangwe nasonye akakanyo horosha kunywa mitamukaraga derede yara. Sakura maramada. Avuga burya muri iki gihe udakoresheje imbaraga. Ati wazongera kubona vuba. Ugeranyije umaze kuryamana n'abagabo nk'abandi. Ntago mbazi. Naguze umubare wabo. Ubu twashyize nko muri stade amahoro yakuzura. Iwe. Nakuzuza rero. Ani igitsina cyanjye first of all. Kabiri. Ego. Gatatu. Amatako yanjye. Reka tuvuge ko video yawe yasohotse uri gukora imibonano mpuzabitsina sibyo? Nuwe muntu umwe wavuga uti iyi video ntayibona ko niyo abandi bose bayibona. Uwo munyabarindi mama wawe. Nibi birambuza mu baba ndabizi. Kubera iki mama wawe? Sha mama naramurumbiye. None se witwa nde? Mwayumvije ngo dusomane gutya kuri kamera wabyemeye. Yemerwa yawe nango nayisoma nubwo leta yabyinjiramo.
abangu buno munsi ngo ntibagihunda amasugi kubera iki amatwa nsumira numvise ngo arababaza ngo isugi ngo zirababaza niko mara numva bavuga ntavyo nene isugi nizo zibabara canke nizo ziba abahungu no babara ngo hababara abahungu rero abari umva nubwo bagwanira amasugi nta kintu rero wumva atari miruho gusa anyways cyabera uko mbona dusambana bikarangira nayo gushaka si ngombwa neze ngiye nimbura ndashaka wambwira ngo suzashaka ngiye nta ndwana niki nuvuga ngo wowe cyo wikenereye ukeneye umugabo uzaza ugusambanya nsambanya tadusambana kuko na wanshaka nyine byaranze zishakira umuzungu sisubdu bo twisambanira nitahire situ ndi muremure ndabyibushye ndi mwiza ndanyara akundi ngugeze ngo kutarata ngaho wagiye uharari araharara ngande waramurongoye cyangwa yarakurongoye twagiye tumenya ariko ko abagabo ari abantu bo kubaho ko na Bibiliya ibivuga nigeze gushaka kugerageza gutsiritaho kwa kuntu ngira akaboro gato nsanga ahubwo ndimo ndagenda nkubitamo inkonje nari muvunye umushino wari washyutse ushyiramo ukuramo izongera igafata umuyaga izo nyigisho mugiye kumpeza rwose njye nta kintu ziri buze kuza kumarira none se uzajya uhora uhinduranya ngewe mva nkubwiza ukuri singiye kuzapfira mu gisundi wowe urinjira wakumva uburyohe umva se nkubwire n'ubwanwa uretse gato n'abandi bahungu wenda bari aho ngaho baze kuza kubitubwira mu bakobwa b'iki gihe n'uwe mukobwa twasukira ngo tumwemeze nta n'umwe bro biriya bintu by'abagabo bagenda baza babakubita bahoragura ni gahoro gahoro ukamunyongera nawe niba uri hasi ukajya uzamuka nawe wamanuka thank you Kendrick nawe wamanuka mugenda muhuriramo hagati biriya bintu nta kuntu bisa nawe umugabo arajombaguye mu minota ingaka barahebebye ngo ubwo biriya ni ibiki Chandonyera ndi ako nawe proving wrong. Okay, bireka nze mbakwivije gahanga. Sibyo? Banza wumve se. Banza wumve we subirishamo. Iyo ndwara izwi cyane ikunda gufata abana b'abakobwa babyaye bataruzuza imyaka y'ubukure. Bwake Esther, World Cup ni iki? World Cup umujya kuguma nk'umuntu ngo ni cup yarakize nyine ni kapo natumiye kapo umva nawe yakaza mbikubwira uyu nawe isagenda kwesta ese mugenda gute nuze aratubajije ngo kapo ni iki nanjye rero se mvuga nako dusabe utaye kumwe na Esther we nta n'ijambo wagira hanga. Oh my ako baragushutse na jambo nagira ubuse ko njya ngora na Esther dari na jambo mbafite ibyo nibyo wumva nacyo wereka kugenda kuri ariko duhurize hamwe dushaka icyo World Cup cyari cyo hari kapu z'abantu batumiye kapu cyangwa imodoka yitwa kapu imodoka yitwa kapu witubwire World kapu ni nk'uko bavuga iti ngiye mfite imodokari ngiye kuyizamura nde muri moteri iriya ni kapu avuze World Cup nta cyongereza uzi inzovu ujya wemera ni ukuvuga ngo ni abantu baba bashyize hamwe bakagira urukundo bakavuga ngo wenda nkawe nk'urugero waramanyaguritse
bakavuga itenda abadiaspora bavuye muri Amerika bagiye gusura iryo jambo bakunda kurikoresha. Ubwo icyo gihe wavuga ngo abo badiaspora ni Welcome. Esther, ko ryamanye n'abagabo benshi nzi sibyo ngira umugabo mwamwe yaryamanye udasiramu harabyemeye. Waraboze sha niba hari umuntu waraboze njyewe nawe amafigisiyo hano karango nawe kuvuje reba nkugura ibinini guhera ku nzara zaraboze nzara mu kanwa haraboze wowe asama turebe asama mbaramenye yawe vuga ibyawe ahantu hose umva n'ahantu hose amaraso wavaga adakama sibyo ari nabyo shoferi yakwangiye akotsa mukuru wawe wagahambirwa we. Goodbye. Umuntu ajya gusoroma imboga akavunika igufwa ry'ikibuno akongera umuntu ugukanda ako kabuno kagakanda nuko kameze gahengamye. Imana izakandinde sinzakabona ariko ari nge nawe nindi uzakabona. Shakanyo yaba byari ngombwa ngo twerekane ibintu byako. Oya ntabwo nakireba ku izina rya Yesu uwo ni umwaka wowe ntabwo nakwerekeye. Sha wambabara ko kavugisha umuhungu wacu ko kuva wamureka nta kirya nta kinywa nta kivuga basi muvugishe bwa rimwe tureko byuze yaruhuka pe sibyo yakira muvugisha wambabarira rwose ukangarukira sheri nukuri ko Imana kuva wagenda simeruka kurya agahinda mfite ni masaku kazi kuko ari we tubana mu simeruka haraza amaronjanja wacu. A few moments later. Ariko ndavuge uzi ko hari imbwa buriya ikurusha ubwenge. Indusha ubwenge. Kumva ashaka guseka. Uraseka ibiki wowe? Mwese ntambwa ubwira ngo cin egahita iryama. Uyu hari n'imbwa buriya ushobora kureba nabi ikamenya ko utayishaka ikagenda ariko ndovu wowe ntabwo ujya umenya umuntu ukwanze. Muja nabimenye. akonyumvira bano bakristo ndagasa muze kwangana Imana mpamage ndi umukarati karyenera rero anazade tuwangarundamo kuko komba narayumvaga kurwanya abantu nk'abatandatu n'ubu hari igihe nkora komba ikuzimu bakabimenya ko naje muri komba wa mugore yakoze komba muhonga muhunge muve mu mihanda amakorosi yose yakoze komba hari igihe nkora komba ku buryo ibitavuga Imana byose bimenya ko nakoze komba. Haleluya. barakuroze Tony do barakuroze iba uri kugena umurizo wungu ugena urereta munoza mu akoya nukavuga gutyo ariko twabanye uravuga ngo igikoresho cyanyu bakitumuriza ubuvuze nabi. igikoresho n'ikihe ubonye icyo gikoresho wese mwe dore mana ya Yesu we mbabarira shanzo murayifite ni nk'umuhini ukunda rankura amasa murako oye ukunda ibintu mana nzovura yakubise mu byera uyumva yaratarara wenyine n'umukobwa n'umbise nka nabimuha ariko narara wenyine nagira hagiyo kabanda yawe ndenza gushakira umuto kuzaba ikirembe saza ushatse Birise kandi nzawukuzanira mu cyajo tuzajya mu cyaro nzajya kubuhiguhigira nase undi wanandogeye muri bogisa hari uburozi bw'ubwo ngo
oya uzaba ikiremba bigira inzira igihe waririye ubu ntabwo urahaga wese igihe warire ntabwo urahaga igihe wowe bayiguhereye we nturahaga nje ntabwo mbikora inzovu ntabwo meze nkawe wumva buri munsi wahora uhunahuna umeze nk'imbwa kamwe ntiyagutwara neza ntara muri toilette ariko hakuriye inde hari yakari nawe mwese si muri bamwe aho ndaza muri toilette ngo nguhindukize ikibuno usibye igihe nakimasaga gusa nta kibazo ntabwo wambonye ariko ngewe ikibuno nakibonye neza ndakijumera gihera munsi aho giteranira uruhu rwacyo ndaruzamura ubundi gifite ubwenge ubundi ubwenge bwacyo bwaracu Imana ni duvuze mvuye buryo se ese ntufashwa n'Imana nta kintu mfasha uko bavuga ngo abantu ngo basa n'Imana oya nta muntu usa nkaye insa nkanje bisa nabirakatsino cyangwa isa nk'iki yaba ari igihuru kandi ubwo yaba ari Imana iyo yari urege mu Mana wawe uri nkizihe buri urebye mu Mana bajya bavuga n'abandi bayari wabyumvise muta aya jena aya ubu Imana naje akera boroza aya oya nta kintu nakorana nawe wowe ari umusore bagiye njye narambwiye ngo bwana wanjye ngo kutarongora ngo n'ubu mvuyeyo waramaye se ndagusonde ya nyiramizi uzampe ngo utunganye unanshimira ahubwo ngurire nabyiye bati rwose yaka ukoze akazi rwose gusa ntabwo ndi umukozi vugisha ukuri kandi nkuvugishije ntabwo ndi umukozi ninga upfubye nzica amande sheri nk'ubu wanciye inyuma waramburanye ikigoko sheri ni ukuri ntabwo ari njye wabishakaga yafashe ku ngufu ariko ni gute umuntu agufata ku ngufu nkabafata ari wowe umuri hejuru ni ukuri nari ndi kugerageza kumwikuraho okay basi ibyo tubyihorere basi se hari igishya wabonye ntakibonye ahubwo nanjye yashakaga kukubaza kumbaza iki se ko nzi ko njye nawe twabikoze inshuro nyinshi kuki yasanze nyiri isugi ngo iki yambwiye ngo twabikoze bwa mbere n'imbwa kandi ni wowe none ibi bintu Imana yabiduhereye iki Shabani yaransabye ndamwima Kenny yaransabye ndamwima Shabani aransaba ndamwima Abdul wowe ari mu kunyica none guys mumanuye iki nze nabaha cyane